Reka tubasuhuze mwese abakunzi b'iby'umwimerere, nibyo shingiro, abakunzi kandi b'ubuhinzi n'ubworozi, ariko cyane cyane bwa buhinzi bukorewe ku butaka buto, na cyane cyane ho twibaza ku buhinzi bw'ibihumyo, tukareba ubworozi bw'inzuki, n'ubundi bisanga ari ibyo bintu by'umwimerere shingiro ubu kugeza ubu wasanga bigifite umwimerere ugereranije n'uburyo bikorwamo. Ariko abakunzi ba Development Network twongeye twibukiranye ku bya Development Network. Development Network ni ikigo cy'ubucuruzi gishingiye cyane cyane ku bintu bibiri by'ingenzi, no kuvuga ubujyanama ku mishinga, ndetse no kuyikurikirana, hanyuma akaba n'amahugurwa agamije kongera ubushobozi. Ni izingiro ry'ibyo bintu bibiri, ibyo twakwita consultancy and capacity building hub. Iryo zingiro rikaba n'ubundi ariko nanone rigenda rirobanura imishinga, cyane cyane tukareba nk'imishinga y'ubuhinzi n'ubworozi, tukareba dutindaho ibiribwa n'iryo shingiro mbere na mbere. Twavuga ko nk'amateka ya Development Network yashinzwe mu concept yayo cyangwa se kuyubaka, kuyitekereza byatangiye mu 2016, tugenda twegeranya abahanga batandukanye mu myuga, abanyamyuga itandukanye, abafinansiye, kugira ngo nyine bajye badufasha gutanga ubujyanama ku mishinga, uko ikorwa, uko inonosorwa, business plan, uko ikurikiranwa n'ibindi. Hanyuma tukagira nanone abahanga muri marketing, kumenya gushyira imishinga ku mugaragaro, kuyiha visibility, abahanga mu byerekeye n'ubuzima n'imirire, nutrition guidance, bashobora gutanga inama ku biribwa twahinze, twasaruye, twariye ariko turarya gute, kugira ngo byose bibe bigamije kubungabunga ubuzima. Uherero nyine mu 2016 tugiye tubikoraho kugeza mu 2019, nibwo Development Network yabaye registered mu RDB. Turatangira turakora, dutanga ubujyanama butandukanye. Cyakora kugera mu 2021 dutangira nyine kugenda tugira ibikorwa bigiye biri hirya no hino, ari naho nyine iki kintu cya partnership cyangwa se cy'ubufatanye cyarushijeho guhabwa imbaraga. Tukabona ko nta wakora wenyine, binajyanye n'intego za Development Network kuntu zari nini, tubona ko tugomba gukorana n'abandi bantu batandukanye, duteza imbere rero partnership cyangwa se ubufatanye, ariko kandi no gushora investment, gushora mu imari, abashoboye kuba bashobora gushora muri iyo mirongo migari isanzwe yarafashwe y'ubucuruzi, noneho hakabaho no kugambirira kugira ku musaruro urambye. Tubona ko nk'intego zacu zigiye kirekire zerekeranye no kugira umusaruro urambye, hahandi abantu bahinze boroye ariko bakeneye kugira umusaruro urambye. Ibyo birasaba iki? Birasaba nyine capacity building, birasaba consultancy, birasaba ubwo bujyanama ku mishinga, birasaba amahugurwa nanone ku byerekeranye no kongera ubushobozi. Ibyo rero nibyo twakomeje dukora ku buryo kugeza ubu ngubu tugiye dufite ibikorwa by'ubuhinzi n'ubworozi bikorwa mu mirenge 15, ndetse hakabaho naho gucururiza hatandukanye, ku buryo kugeza ubu ushatse kumenya aho dukorera nahangaha ku Gisozi haruguru y'urwibutso, hafi y'agasoko ka Ruhango, aho turahakorera, ndetse kandi tukanakorera i Remera, turahafite hariya mu marembo ya stade, no kuvuga hitwa mu Migina, dukorera Karuruma. Noneho tukagira ubuhinzi nanone bugiye buri ahantu hatandukanye, Kamonyi, Rubavu, ndetse no muri iyi mirenge itandukanye ikikije umujyi wa Kigali. Mu by'umuntu yavuga kuri Development Network, yenda umuntu akaba yakomeza agakurikirana akamenya ibyikora, kuko mu bindi bice tuzagenda tuvuga nanone kuri za porogaramu zayo, ariko abantu bashobora kureba nko kuri website yacu ibiboneye.com. ibiboneye.com ni website yacu, ndetse na telefone ya 0782360311, 0782360311. aho ngaho wagenda uhasanga ibindi bisobanuro bigiye byisumbuyeho. Ukaba ushobora no gusura imbuga zacu nkoranyambaga, The Content Hub ni imbuga zacu nkoranyambaga, no kuvuga Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn. aho hose wagenda uhasanga ibikorwa byacu, tukarushaho kugenda dushyigikirana. Murakoze cyane.